TV moto moto Yes, turasuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mukunda Intare Official, mwebwe mwakoze subscribe turabasuje kandi byenseri tubahaye ikaze mu makuru yacu n'umundi tubagezaho umunsi ku munsi. Turabakunda cyane, tugiye kugaruka ku makuru aramutse avugwa uyu munsi. Turi ku cyumweru tariki 31 ukwezi n'ukwa 8 2025. Tugiye kugaruka kuri byinshi biramutse bivugwa hirya no hino. Uvira bimeze bite ko mu by'ukuri kugeza amagingo ya ibintu bitoroshye mu nkengero zaho? Turaje byose tubive muzingo, muraza kunyemerera dusimbukire mu misozi miremire y'Iminembwe tugire byinshi tugarukaho, ariko kandi turaza kuba nanone tugaruka kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi uri kugaragaza ko hafi ibiganiro byose ashobora kuba yabiteye ishoti. Bimeze bite? Yabivuze mu gihe yagiranaga inama n'abamilita cyangwa se n'abarwanashyaka ba Union Sacrée, avuga ko hari byinshi mu by'ukuri abanyamahanga batakagombye kuba bivangamo mu bya politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi bishobora kuba bigiye gushyira ubuyobozi bwe mu kaga gakomeye cyane. Byose rero turaje tubive imuzi n'imuzingo. Nyuma yaho Fondation Tabombeki itumiye abantu batari bakeya barimo ba Corneille Nangaa n'abandi benshi bakomeye cyane ndetse bafite uruhari mu mutekano wa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kugaruka ku mirwano ikomeye cyane ikomeje kubera muri teritwari ya Walungu. Turababwira uko situation zimeze, Rucuro bihagaze bite, turabizanye Lubero Nute, turabizanye byose muri rusange. Hanyuma tuze kuba tugaruka ku mutwe wa Wazalendo bakomeje kwigamba kabisa ngo kwegera neza ngo kubyiga imurenge hariya ni muri no mu commune rirare ya Minembwe. Nabyo turabigarukaho dore ko drone zacu kabisa ziba ziri standby ziri maso. Turaje tubive imuzi n'imuzingo. Bukavu bimeze bite? Abaturage bose bafite amanoti ashaje. Nabonye Patrick Busubangwi avuga ko uyu ni guverineri wa Kivu y'Amajyepfo, avuga ko abaturage bagomba kugana inzego zibishinzwe hanyuma bagahabwa amafaranga mashya. Ni byinshi cyane tugiye kugenda tugarukaho, ariko kandi ntabwo ndibuze kwizimba mu magambo njyenyine kubera ko ndaza kuba ndi hamwe na mugenzi wanjye ni Clever Bemba, aho turi buze kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, nkaho agiye kutwinjiza muri axe ya za Burinyi tukareba mu bijombo uko bimeze, hanyuma tugahita twinjira ku gitutu gikomeye cyane kiri ahangaha mu mujyi wa Uvira, ariko kandi tutibagiwe Bujumbura kabisa, Buja haya hakurya naho bishoboka ko bashobora kugira ingaruka zikomeye cyane bitewe n'uru rugamba bashowemo na se Barundi. Ibyo byose rero ni bimwe tugiye kugenda tugarukaho muri rusange. Muze kunyemerera ku buhanga bw'ibyuma babe badushakira Clever Bemba, hanyuma namara kuba ahakandagira hanyuma twanzike kabisa tugusuhuza wowe udukurikira uherereye mu bihugu bigiye bitandukanye. Nyabuna mukomeze mukore subscribe mu posting ibiganiro byacu, haba no ku ma TikTok haba no ku biki byose ushobora gupostinga kugira ngo dukomeze kugenda twaguka, hanyuma natwe nta kindi tugomba kuzabakorera uretse kubagezaho amakuru atariho ivumbi. Ku buhanga bw'ibyuma bamaze kuba bansinyara yuko tayari Clever Bemba yahageze tayari kabisa. Tugiye kubana muri aya amakuru uko natangiye abwira yahageze tayari. Bwana Clever Bemba waramutse? Yaramutse neza matata, muraho murakomeye? Yes, turaho neza cyane, ndakumva neza cyane. Yego muraho murakomeye kabisa. Turaho abakunzi b'Intare Official nabo baragusuhuje cyane kabisa, nabo tubasuhuza twitambukira. Nta kindi kituzinduye rero ni ukuzunguruka axe zose, twakoresha indege, twakoresha drone zacu arizo zigiye kubazunguruka zihagera, tukababwira uko situation iramutse muri iki gitondo cya tariki 31 z'ukwezi kwa 8. Uze kunyemerera wenda tuhite dusimbukira
Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, dore ko ariho hakomeje kuvuga byinshi. Hari imitwe ya za Wazalendo bakomeje kugenda bagira ibyo bigamba, hari ndetse na drone zacu zigenda zitugezaho amakuru agiye atandukanye. Situation imeze ite mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane biri mu nkengero ya Uvira na Uvira muri rusange? Ubu ngubu twavuga ko haramutse hate? ubu ngubu uko nakubwira ari ahantu haramutse, ni muri biriya bice bya hariya za Uvira. ubona yuko igisirikare cya FARDC, Wazalendo, FDNB hejuru muri ho plateau bongeye imbaraga. M23 nayo yongeye imbaraga, kuko wenda nkurikije uko ibintu bimeze, urugamba ruri kuba. M23 nibyo ikagerageza kugengura, M23 natwirwaneho, ariko ku buryo batari kugengura ngo bakuremo FARDC na Wazalendo muri 1 km. Nukuvuga ngo ukurikiranye wabona ko hari imbaraga n'ubundi. FARDC na Wazalendo basa naho bongeye hariya muri ho plateau na moye plateau, muri za Minembwe, yego, bashaka kugira ngo baze guproteja Uvira M23 itabasha kwinjiramo, kuko ukurikiranye wabonaga ko target ya M23 bashakaga kugira ngo hari kino cyumweru nikirangire Uvira itamaze kuba tombe. Nabo rero mu kumenya nturi kubona ko bari gukoresha ziriya drone za kamikaze, bagakoresha CH4, ndetse n'ubu ngo baracyatunga abandi izindi mbonerakure ngo zize n'ubundi hariya muri ho plateau, ndetse kuza guprotectinga ntuza iriya Uvira. Ukabona ko bari gufata na centre bari kwerekera hariya za Baraka. Noneho ikindi ukabona ko ari ku nzira ivuye ahantu hariya za Burinyi, uri kwerekera za Rwinja, hariya muri territoire ya Mwenga, naho bari kuza kuhafunga. Ariko wenda ikindi cyo navuga nuko hari force za M23 zaturutse Bukavu, bashaka kuzifungira inzira, zishaka kwirikira, donc bashaka kuzifungira za Burinyi, ariko ziratobora neza zirabashwanyaguza, abandi zibafata amatekwa, zirabashwanyaguza, zirinjira. Donc nuko ngo connection ivuye Mwenga uzamuka werekera Minembwe yamaze guhura kuri M23. Hari abagenda bivuga ati ngo M23 ngo hariya ngo za Burinyi ngo barayifungiye ngo nta buryo yakwemfilitra, ifitemo inzira nini cyane. Donc ifite plus ifite inzira, ifite la largeur ya 10 km. Ni hanini cyane, ku buryo rwose ibyo bintu byo bavuga ngo FARDC ngo Wazalendo ngo baje ngo barafunga wariya ngo za Burinyi, ibintu byo kubeshya. Yes, ariko uwitwa naje gukurikirana, yego, naje gukurikirana ariyo, ndetse hari umuzalendo, uramuzi, navuga ko ari nka babiri, umwe avuka Ikanzenze n'undi avuka mu Kanu, bariyo. Ntabwo niriwe mbavuga amazina, ariko nk'Ikanzenze wamumenye ndabihamya. Oya, namaze kumumenya tayari. Yego, naje kuvugana nabo, maze kuvugana nabo barambwira bati inzira ngo M23 yamaze gufungura inzira, ati twe twagiye kwitambika hariya za Burinyi na za Rwinja. Donc ngo hariya za Burinyi turi kwerekera za Rwinja, badukubita ahubwo bari kutwerekeza twe za Rwinja bari kuhaturenza. Yes, urumva Rwinja niyo M23 irimo kabisa. Yego. So urumva ko rero ni ibintu bitoroshye, ni muri axe nyinshi. Ubwo aho navuga ko ari kuri sentire cyangwa se itinerere, navuga yuko ari mu cyerekezo cya Mwenga n'ubundi birinduka uhura na ho plateau ndetse na moye plateau, hakaba plaine kugeza amagingo ya plaine ya Ruzizi yo ubu ngubu hatagikoma ikintu, hose hatuje. Bigaragara ko icyitwa coalition kitagikunda gushamburiya bya hato na hato, bitewe navuga n'icyamutema kuni bashobora kuba barahabona. Burya ngo umuntu
ntatinya ishyamba, atinya icyo yahuriyemo naryo. Ikindi wenda bwana Bemba nkomeje kugenda nkurikira, umugabo bita Sebarundi hariya ngo byanga bikunze ari ku gitutu gikomeye cyane, kandi ngo ndetse ngo ntaryama ngo asinzire, ngo bitewe n'uko byanga bikunze yirinda ko Uvira ishobora kwinjirwamo na M23 ko byagenda uko ariko kose, ngo kuko baramutse bayikandagiyemo cyaba ari ikibazo kuri Bujumbura, dore ko batahwemye n'ubundi kugaragaza ko igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi gikomeje kwijandika bikomeye cyane muri uru rugamba rwo muri Sud Kivu. Uyu mugabo ibye bishobora kuzamuhira cyangwa bishobora kuzamubera amazi n'ibisusa, kubera ko ubona ko uko ari kohereza ingabo n'ubundi M23 nayo irimo iravuga iti aho ibisasu biri gutera biturutse nta handi turi bukore uretse kujya kubizimiriza cyangwa se kuzicecekesha imbunda aho ziri. Yego bwana Matacari, buriya Uburundi busa naho buri mu kaga gakomeye, wenda reka mbibwire abakundi bacu, cyane cyane wenda dufite abantu b'abarundi bari hariya mu Burundi cyane kabisa. Ubu ngubu reka mwereke playo bakoze, bafashe uriya mu generali umwe witwa Generali Jeva wa Seneri FRN, ibyo baza bamushyira hano ku mupaka wawo wa Kongo na Burundi, hano muri Plaine de Ruzizi. Noneho bafata, urabona ko ureba ko M23 isa naho yavuze ati intambara muri Plaine de Ruzizi reka tube tuyihoreye tudeborde, doke muri strategy barazamuka bajya hejuru, ariko ngiye navuga ko bamaze kuresisa. Bafata imbaraga z'abazalendo zimwe nkeya, bafata donc ni duke tuzalendo turera muri Plaine de Ruzizi, kuko abandi bose bazamutse bari kujya muri Haut Plateau. Bafata n'uriya General Jeva, bafata na FARDC, baraza bayishyira hariya muri Plaine de Ruzizi. Nibwo birirwa bari gusindana nabo ba FDL bo kwa Jeva, buretse ko ku makuru ufite nta nubwo afite abasirikare barenze 500 nabo manza batagezemo. Noneho bafata uriya Hamada ni uri hejuru, ari gufatanya na za bazalendo nyinshi, bafata na force nyinshi ya FDNB na nimbonera kure, babazanura hejuru. Noneho bahabwa itegeko, barababwira bati yaranje mukora ibishoboka byose M23 nimanuka itera intosho muri Uvira. Ubona ko ingari igenya mbivuga, ubona ko nk'iyo hejuru areba niba ariyo force bashobora kuza guhinduka n'ubundi M23 ikatakarira muri Plaine de Ruzizi ikabazamukana, babandi bariyo hejuru bose bazahita bavumbugayo, cyangwa uriya mugabo Sendagara amanure ziriya ndagara zizane n'ubundi zize gufunga hariya, zose azikure mu Burundi. naho ubundi nibitaba gutyo ngo akure mu Burundi hose abamanure haza bashyire hariya ku mupaka. Isasu rya kabiri rizavugira Bujumbura. Birumvikana kuko icyambere cyo uko byagenda uko ariko kose aba basirikare bari koherezwa, imbonera kure ziri koherezwa hangaha muri ibi bice, byanga bikunze ingaruka zikomeye cyane zigomba kubageraho, akaba ari nayo mpamvu nabo ngo bari gukora iyo bwabaga kugira ngo ntibikumvikane ko M23 ishobora kuba yabafatanye Uvira. Niyo mpamvu urugamba benshi bajye abadukurikiye nyabona mujye mwumva ko urugamba rwa hariya rutiyoroheje, no kuvuga ngo igihugu cyose cyafashe imbaraga kizishyira hariya, ndetse n'imitwe yose yihari, no kuvuga ngo imbaraga zose barazifashe bazirunda hariya. Gusa uko baziharunda kose ntabwo bishobora kuzoroha hagati aho ngaho. Nyemerera rero wenda ahangaha tutarahava, niba nta kindi dushobora kuhavuga, nyemere duhite dukubita icyumvirizo dusimbukire muri Kinshasa turebe ku munsi w'ejo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yarafitanye inama ikomeye cyane n'abagize Union Sacrée. Ubwo Union Sacrée de la Nation urabyumva neza cyane, ni bya bindi yashyizeho ngo ni platform amashyaka ashyigikiye ubuyobozi buriho. Yababwiye amagambo akomeye cyane ndetse bitumye mvuga nti reka nayo tuyakomozeho tugire icyo tubivugaho, bigaragaza ko bishobora kuba biri gushyira mu kaga gakomeye ubuyobozi bwiwe. Yavuze ya magambo ye benshi bakuze kudashidikanya ko ayavuga ahubutse. Aravuga ati ngo ibijyanye n'iby'ibiganiro ngo biterwa inkunga n'abanyamahanga. Ubwo hagati aho benshi bahita bumva Katari, abandi bakumva Amerika, ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bitegurwa na za
na za Senko na SSC, aravuga ati ibyo ngibyo, ati ibyo by'ibiganiro, ati ngewe ntabwo mbyumva, ati ngewe nta nicyo mbishyigikiye. Yongeye kugaragaza yuko imbaraga za gisirikare zo zishobora kuzakemura ikibazo, akibibwira abaturage cyangwa se abarwanashyaka batari bake hano i Kinshasa. Uyu mugabo ukomeje mu by'ukuri navuga kwinangira bufaraho, niba ariko ndibuze kubivuga, ibi ngibi bishobora bwana Bemba kumugwa amahoro koko, niba atangiye gutera utwatsi aya mahanga yarakomeje mu by'ukuri kugenda asa nk'aho amukingira ikibaba. Ubundi uriya mugabo ni babandi ngo niba ari cya gisiga cy'urwara rurerure kimennye inda. Ubwo niba wagiye muri Amerika, aragenda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aragenda arababwira ati mwambabare nkabaha ibirombe byo mfite, ariko mukamfasha koko mukandwanyiriza mama 2023, mukayinkiza mukayimuriraho. Amerika nawe yari ishaka kubyinjiramo, ariko bigeze iravuga ati aba bantu barwanira ukuri, iravuga ati reka tubinyuze mu biganiro. Uribuka ko na Amerika bigeze bitangaza, baravuga ati mama 2023 barwanira ukuri, barabivuga kabisa. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu amaze kubona yuko nta handi, nawe ashaka kwerekana yuko ari kwikuraho ubukoroni, ariko ntarebe igifitiye inyungu abaturage. Ikintu cyo nakubwira cyo nuko ngo ageze ahandi mu manegeka cyangwa ngo leta yamaze kugera ku jandre, bishobora kumukomerana mu buryo buremereye rwose. Bishobora kumukomerana. Ku munsi w'ejo nibwo twasomaga itangazo, niba twabyita itangazo, ryatumiraga ryanditswe na Fondation Thabo Mbeki. Thabo Mbeki ni umwe wahoze ayobora igihugu cya Afurika y'Epfo, arazwi cyane mu guhuza abakongomani. Ibiganiro byagiye biba, za conference za Sun City n'ahandi, yarazwi cyane. Rero yari yatumijeho benshi mu banyapolitike bagiye batandukanye, ariko kandi barimo na Corneille Nangaa n'abandi bagiye batandukanye kuzitabira ubutumire bwe mu kuganira hariya n'ubundi Pretoria muri Afurika y'Epfo. Ariko kandi byumvikanye ko Tshisekedi akomeje kugenda abyamagana. Gusa ibi ntabwo turi bubitindeho, reka dukomeze wenda tubihange amaso, tuzagenda ndetse tugenda tubigarukaho. Hanyuma twagaruka ndetse no mu tundi duce bwana Bemba, tukareba uko situation zimeze, niba hari ikiri kuvugwa muri Masisi, niba hari ikiri kuvugwa muri Rubero cyangwa se muri teritwari ya Rucuro. Muri iyi minota igeze kuri 10 twaba dufite, tukagenda tunyuzamo amaso abakunzi bacu, tukababwira uko situation zihagaze kugeza amagingo yangaye. Uko situation zihagaze wenda reka zitangirire hano mu gace ka za Masisi n'ubundi. Wenda mu gace ko muri situation iri muri Gahira, sibyo? Yego. Nuko ngo kugeza amagingo anga y'abaturage bahari Gahira centre ndetse na Tambi, bakomeje kujya bahura n'umutekano mubi. Wanda reka mbivuga, defense ya mama 23 iri hejuru ahantu bita mu Bigogwe. N'indi rariya za Gahira, ariko Wazalendo doke nyatura abana bavuka kariya Itamba, bavuka Gahira, bavuka za Cyungo, za Kigarama, za Rushoti, banari gukora ama infiltration n'ubundi bakaza bagakora amakosa. Ndi kubwana n'abantu bari za Gahira, rwose utubwirire mama 23 ubuyobozi bwayo buri hano hejuru, ati rwose sinzi ukuntu kino kibazo cya security kiri buze gukemuka, kuko bari gukomeza baza binjira bakaza bakatwiba, bagacunga mama 23 bake, bakaba baraje bakoze ibikorwa bibi. Byo nuko ngo n'umutekano muke n'ubundi uri kugaruka hariya za Gahira, ubona ko biri gukorwa ngo n'abitwa Bagaba, bitwa Bamahombi, bose bari kumwe na Inyasi. Kindi navuga ni hariya za Kinyana, muri ibyo hejuru za Nyabikeri n'ubundi, ko hari abandi barwanyi n'ubundi 3 biripotinze bavuye hasi kwa Jean Marie, cyangwa ubwira ngo bazagera aho bashireyo. Kabisa. Ikarembe naho muri centre ya Karembe hari abandi barwanyi 2 bavuye nabo kwa Jean Marie, nabo biripotinze. Ukumva ko ari abarwanyi bagera muri 5 hariya muri Bashari Mukoto.
yego muri Bashari Kahembe wundi hakurya za Miyanje we nta makuru mfite baba biripotinze kuko n'ubundi bo bakomeje gukomeza kwihara bavuga ati ngo bizakemurwa na Doha kandi uri kumva ko na Gisegeti ubwo atangiye kuyitera umugongo. Hakurya muri Zaufamandu naho ni ukuvuga ngo hari amakuru mfite yuko mu 23 hari ubu defense n'ubundi bwa za Wazalendo bari aba muri FDDH ari nayo Pareko FF mu 23 yabashije gusenya bugera nko muri bubiri ndetse hari n'abarwanyi ngo babashije kuba batakiriho n'ubundi ntabwo ndamenya umubare wabo. Hakurya twigiriye muri hariya ho General Mutayomba yahungiye abaturage Waloa ni muri groupe mu Waloa Iroba. Abaturage bakubise imihini abarwanyi be babiri ngaho uko byagenze kugira ngo bakubite imihini. Urabizi burya abaturage babandi guhinga birabagora nako babanyanga ngo bahinga ibishyimbo usanga wenda ikintu bahinga ubunyobwa. Yes, network ishobora kuba ikomeje kugenda mu by'ukuri ibyanga, ariko nagaruka n'ubundi aradukomereza kuri iyi nkuru tubwire uko iyi nkuru ihagaze. Ni muri groupement ya Waloa Uloba, anga akaba ari muri isheferi ya Wanyanga, akaba ari muri territoire n'ubundi ya Walikale, aho cyitwa Nyatura zahungiye ziturutse muri territoire ya Amasisi, benshi bagahungira muri ibyo bice. Reka wenda twongere dukoreshe indi kure turebe niba bishobora gukunda ko n'ubundi twongera kumufatisha hanyuma wenda. Bwana Bemba, uranyumva neza? Ndakumva neza. Aha, wari ukivuga ngo bari abaturage bihingira ibijyanye n'ubunyobwa n'ibintu nk'ibyo, bakagira n'ibisima by'amafi, amasamaki. N'abo barwanyi bagiye bajya gukora igikorwa kitari cyiza cyo kubomora. Urareba igisima hari aho baba baragifungure kimena utuzi duke, no bajya gufungura bategaho ibintu by'imimustikeri, bafungura amazi barakigomora kugira ngo amafi asigara areremba doke yagiye afatwa ku itaka ariko ntatembere cyangwa afatwa muri za mustikeri. Kumbe abaturage b'Abanyanga hari uburyo bajya bakora bagashyiramo ibintu, niba ari ibiheko niba ari ibiki byo bakoresha ku buryo ushobora kujya no mu murima wabo ugaheramo amarozi yabo. Yego, noneho baje kubimenya yuko bari kubikora, basanga bari kubikora, bajyanye amabase kugira ngo bafate ayo mafi bajye kuyarya. Nubwo bafite imbunda abaturage babagiyemo n'imihini rwose barayibahonda bahita babica ngaho. Wenda icyo navuga kuri Mutayomba yahise avuga ati ngo abo bajyane imbunda kwa shefu wabo ngabo zibahereze, naho ngabo bazize ubusambo ngo ntacyo akurikirana. Ngaho rero nuko nguko nibyo by'inyeshyamba. Uri kumva ko nabo bafite ibibazo muri biriya bice bagiye bajyamo. Oya, bagomba kubigira, turabizi hariya muri Kongo cyane cyane buriya nubwo baba basa nkaho bafite ibibahuza, ariko buriya baba bageririya bakabita ngo ni Abanyarwanda, ni amabandi, kandi koko ni n'amabandi, ni n'abajura. Byanga bikunze ntabwo bishobora kubagwa amahoro bariya baba baravuye mu bice by'iwabo abanyanyasa biwabo. Sinzi yuko bagera mu bo batagira icyo bahuriyeho bo ngo bo barebera izuba. Ibyo byo birumvikana neza cyane. Sinzi niba ari kiri kuvugwa muri Rucuro, wenda usoze hanyuma dukubite mu dukuru twa hano hirya no hino. Yego, uvuze ngibyo mpita nibuka ibyo uriya witwa Kizamuronda yagiye aravuga. Aratangaza baravuga ati ngo abaturage biri hasi za Gise niba ari na za hehe nibagiye ngo azabagirira imbabazi ngo atabazigiriye abaturage b'iwabo Muheto. Ati ntutekereze ngo ngiye ngo nzazibagirira, ibaze nawe nabi. Kumva ko rero umuntu uvuga utyo ntacyo aba azakora muri Rucuro. Wenda nawe reka tuharebe hariya
urabizi yuko hari aba ofisiye 9 bari bafunzwe na General Dominique Ndaruhutse, bane bicwa sur place, hari abandi 2 nabo bongeye kwicwa. Ati nabo ngo ku matelefone yabo basanze ko hari abantu bari muri Nozama 23 ngo bavugana nabo, nabo baricwa. Ibaze n'ukuri kandi baba bafite imiryango basizeyo, abafite imiryango basizeyo bafite iki, uri kumva yuko buya nakwita ko ari ibya bindi kugira politike yijagaraye. Kandi urabizi niba afite ideology nk'iya Jire Murumba w'umujenosideri w'interahamwe, akaba buno abana na kakandi kitwa Kadushime ka Defenderi, urakazi ideology z'ububwa bagira kubanirwa kwica abantu. Birumvikana kabisa. Ntabwo kandi noneho wajya kureba bwana Macacari ugasanga nka Jire Murumba nta famiye yagira, twavuga ngo iri muri Noza mu 23 iri kuko famiye ze ziri mu Rwanda kabisa. Ukajya kureba kariya Kadushime naho yakuye umugore yapfa kwa ba piloto, naho ni muri Noza iri mu za Wazalene. Nagira mwene nyina ndabona kumuzi, ndamuzi cyane. Nagira mwene nyina, nagira se wabo, nagira nyina wabo, nagira shangazi, nagira polisere, nagira umurima iwabo urahazi. Nawe ngo yavuye mu Rwanda araza baza kudurubanganya ngo yigira ngo ni Muzalene. Interahamwe yirirwa ari gutuka abadepite bamwe ati ngo muraba yamuventura muri biki n'ibiki. Urabizi n'abantu abadepite avuga bari abantu uza ngo na donc baba Kirivita bande bacuti bajagata akabita ngo bose ngo ninuza ngo niye muventurwa, akagendera kuri ideology imwe ya cya kigabo cyitwa Juste uriya Kordo waba ndo mu Rubaye. Ndayishimiye kuko niwe navuga buno usana wagarariye interahamwe intuzana za Wazalendo hariya, agashyiramo ideology mujye kwica abatutsi kabisa. Ukumva ko ntabwo wabana na Jire Murumba ubane nako ngako kariya Kadushime ngo uzananirwa kwica abantu ubahoye ubusa. Ntabwo bishoboka na gatoya. Niyo mico, niyo miterere, niyo mikorere. Ariko kandi tuvuga ko wenda abaturage bashobora kuzagera igihe wenda ibyo bibazo bakabivanwamo, cyane cyane nk'aba bari muri teritwari ya Rucuro, mu bice bimwe na bimwe bidakontororwa na 23. Ntekereza ko ari bike cyane. Ni bike cyane. Hanyuma reka ngushimire bwana Bemba, ngushimire kabisa kuba twabanye muri aya makuru, wakoze cyane. Yego nanjye reka mbashimire, nshimira n'abakunzi b'Intare Official mbabwira ngo nibakomeze bab'intare kabisa. Urakoze cyane. Hanyuma amakuru tugana ku musozo, ibikomeje kugenda abivugwa muri axe nyinshi cyane. Udukuru ko bya bindi bavuga mu rurimi rw'igiswahili ngo ni habari za hapa na pale, TikTok, udukuru two hirya no hino tuba turi kugenda tutugwaho vuba kugira ngo tujye dusimbuka tugende tubagezeho. Uwo bita Freddy Kaniki muramuzi neza, ni coordinateur adjoint we na Bertrand Bisimwa wa FCM 23 yatangaye yavuze ko ingabo z'u Burundi zikomeje kuvugutirwa umuti. Bagiye kuvugutira umuti ingabo z'u Burundi ngo zica abaturage b'abanyamurenge. Umugabo tubibutsa ko ariwe perezida wa MRDP Twirwaneho Kaniki yavuze uburyo ari mu bashinze AFC mu 23 ni docteur bagiye ngo kuvugutira umuti ingabo z'u Burundi zica abanyamurenge. Abanyamurenge bageze kuri 84. Perezida wa MRDP Kaniki yavuze ko uburyo ari mu bashinze AFC mu 23 ndetse n'uburyo bagiye kuvugutira umuti ingabo z'u Burundi zikomeje kwica abanyamurenge. Uyu muyobozi wungirije w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo akaba na perezida wa MRDP Twirwaneho yavuze amakuru yose y'uburyo yahoze akorana n'iyi mitwe, akaba no mu bashinze n'iri huriro ryayo n'ibindi bigiye bitandukanye. Yaje kuvuga ko ngo byanga bikunze ikibazo cy'abanyamurenge bakomeje kugenda abahura nacyo ngo kandi igiterwa n'ubutegetsi bwa perezida Felix Antoine Tshisekedi, ndetse ngo nyuma y'ifatwa rya Goma ahagana mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025 nibwo Kaniki yavuze ko mu by'ukuri yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse atangaza byeruye yuko MRDP Twirwaneho n'ubundi ibi igiye kubana
mu by'ukuri na AFC M23. Ni byinshi yakomeje kugenda atangariza itangazamakuru. Hariho bamwe bakomeza kugenda bibaza bavuga bati se hari itandukaniro rya MRDP ndetse na M23, ariko kandi na Corneille Nangaa muri iyi minsi ishize yari yabisobanuye, agenda abibwira abantu wenda bashobora kuba babonamo confusion cyangwa se babonamo confusion. Yego, aravuga ati ibyo bintu reka ati ibyo mujye mubyihorera. Hanyuma tugana ku musozo, reka tubibutse ko n'ubundi amakuru ariko njya kumbwira ati hari urusaku rw'amasasu rukomeje kumvikana muri teritware ya Walungu. Hakomeje kumvikana urusaku rw'amasasu kugeza amagingo ya ariko kandi muri Nyiragongo byagenze biteye. Muri Nyiragongo ndimo ndabona hari amakaritiye yabaye atake. Yego, kandi muri iri joro nanone ryakeye niko barimo kumbwira, barambwiye bati iri joro hari amakaritiye yabaye atake. Reka mbashimire, ndabona atugeze ku musozo amakuru yacu yo nakagaruka. Bye.